Yesu nashimwe. Reka mpere ku ntashyo z'itorero rya Burera muri paruwasi ya Gatsibo na Nyarurambi ndetse na Rugazi na Rubira. Kwa gatanu niyo nateraniye bampaye intashyo, mwakire intashyo z'abakozi b'Imana. Nk'uko umuyobozi amaze kubivuga rero, kugira ngo iyi iminota mpawe kugira ngo yubahirizwe ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko ndi bugerageze. Abaje narangije kuvuga amazina ni Pasiteri Munyaneza Emmanuel, niwe mugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10. Turahera ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 39. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10, turahera ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 39. Ndifashisha n'urundi rumuri kugira ngo ntatinda mu gusoma, kuko iminota irimo iragenda kandi ni mike. Ni kuri paje 228 ku bafite Bibiliya ya verisiyo nk'iyi mfite. Aravuga ngo, nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu, kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ariko murushaho kugenza mutyo. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose katababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Kuko tuzi uwavuze ati, guhora n'ukwanjye nijye uzitura, kandi ati, Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
mutima wanjye utuze ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, muri iyi minsi utuze ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, mu bikomeye utuze ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, ubane n'Imana, ubane n'Imana, ayi ubane n'Imana, ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, mu bikomeye utuze ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, muri iyi minsi utuze ubane n'Imana, mutima wanjye utuze ubane n'Imana, ubane n'Imana, ubane n'Imana, ayi ubane n'Imana, ayi ubane n'Imana, ubane n'Imana. Mana bahe imigisha mu izina rya Yesu. Ukurikije aya magambo tumaze gusoma n'iby'umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo yagiye abwira ab'itorero, birasaba kugira ngo umuntu asabe imbaraga zimukomeza muri ubu bugingo, kandi agasaba Uwiteka kugira ngo atuze abane nawe. Uramutse uhanze amaso ku bindi, urugendo rwaba rwakunaniye. Imana itugirire neza kandi Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Twasomye ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cyandikiwe cyangwa urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 10 duhera ku murongo wa 19 tugeza ku wa 39. Ni imirongo itari mikeya ariko ni imirongo itari myinshi, ntabwo turi buvugeho amagambo menshi bitewe nuko tubona igihe cyadusatiriye. Cyokora ndabiginga kugira ngo tujye tugabana igihe, sibyo se? Nk'abantu nyine bose bagize iki, biteguye guhanura, iminota tuyigira iki, tuyisangire. Mana ibagirire neza kandi Imana ibahe imigisha. Abaririmbyi burya ni abahanuzi baba bavuze ubutumwa bakuye muri Bibiliya, ndetse n'usoma ijambo ry'Imana adakoresheje injyana y'indirimbo nawe aba yakuye muri Bibiliya. Niyo mpamvu mvuze ngo tujye tugira iki, tujye dusangira iminota kugira ngo twese abantu bose babashe kuryoherwa byose byumvise. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe imigisha. Uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ni urwandiko abantu bagenda cyangwa abantu b'abasesenguzi benshi ntabwo bakunda kuvuga umuntu warwanditse, icyo kora bagenda bakekeranya. Hari abakekeranya, bamwe bakavuga ngo ni Pawulo kuko amagambo ari muri uru rwandiko arashaka gusa n'ari mu nzandiko za Pawulo. Abandi bakavuga ngo iyo urebye inzandiko za Pawulo usanga ayo magambo ashatse gusa, ariko si we warwanditse, rushobora kuba rwaranditswe na Apolo kuko yagendanaga na Pawulo. Abo ngabo nabo bakagenda bavuga ko abo banditsi, abandi bakazana mu isezerano rishya, n'undi bakavuga ngo abashobora kuba yaranditse urwandiko rwaranditswe na Luka kuko ruragenda ruvugamo ibya Yesu nk'uko Luka yagiye akurikirana ibya Yesu kandi akagenda abyandika. Muri abo bantu batatu rero ntawe barahita bahamya bavuga ngo uyu nguyu niwe wanditse urwandiko rw'Abaheburayo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Banakomeza bavuga ko rwanditse ahagana muri 67 birumvikana nyuma ya Yesu, cyangwa hari imbere ya Yesu na nyuma ya Yesu, nyuma yo kuvuka kwa Yesu na mbere yo kuvuka kwe. Uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ariko hari impamvu zigera kuri 2 usanga rwaranditse, cyane cyane rwanditswe rushaka kugaragaza Kristo nk'umutambyi wa wundi babandi ba kera
kera abatambyi ba kera bajyaga babazanira ibitambo, bakabitamba bagashaka, bakabwira abo ababizanye ngo igitambo cyanyu cyemewe, nabo bakabasha kubona ihumure. Aba rero uyu mwanditsi yanditse agaragaza Kristo ko ari we mutambyi kandi ko ari we utanga ihumure kumwizeye. Haleluya. Mana itugirire neza kandi Mana idushoboze mu izina rya Yesu kugira ngo umutambyi Kristo twemere tumwakire mu mitima yacu, kugira ngo tubashe kwakira ubutambyi butanyeganyega, cyangwa tubashe kwakira ubutambyi tudategereje ko hari undi udutambira, kuko igitambo yakirangirije ku musaraba. Aho ngaho ntabwo iyo mpamvu ariyo ndi buvugeho, ahubwo ndavuga ku mpamvu ya kabiri. Uru rwandiko rwanditswe mu rwego rwo gukomeza abakristo barimo kugenda, cyangwa abayuda barimo kugenda basubira inyuma. Umutwe w'amagambo mwumvise bivuga ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Ahangaha rero niho hanzana mu mutwe w'aya magambo, cyangwa intego nayahaye yo gushikama mu buryo bwo kwizera, cyangwa gukomeza gushikama mu buryo bwo kwizera, cyangwa kwigira imbere, gusaba kwigizwa imbere mu buryo bwo kwizera. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Impamvu mvuze ngo ndavuga kuri iyi mpamvu ya kabiri ijyanye n'aya magambo yanditswe ari mu turongo tw'umukara, cyangwa uko batsindagiye ikaramu, ariko n'amagambo uyu mwanditsi yagiye yandika, yagiye yihanangiriza aba bayuda cyangwa aba baheburayo ngo bashikame mu byo kwizera. Ahangaha byari mu gihe gisa naho kitaboroheye, kuko cyari igihe gikomeye. Usanga idini y'abayuda ya yindi yagombaga kugendera ku mihango no ku migenzo y'abayuda, ndetse bakagendera ku mategeko y'abayuda. Iyo ngiyo iryo dini niryo ryari rifite imbaraga, kandi umuntu urivuyemo yarahigwaga kugira ngo yicwe, ndetse bagasa naho bamuhana. Hanyuma bigeze muri icyo gihe, abayuda bakiriye Yesu nabo bagashaka gusaba, nabo barabahana, ariko nabo bagashaka kugira ipfunwe ryo kugaragaza ko bakiriye Yesu, kuko bari bazi ko nibavuga neza ko bakiriye Yesu Kristo bari bubahane cyangwa bari bubaheke. Aya magambo rero ujyanye n'uyu mutwe byo kuvuga ngo gushikama mu byo kwizera, n'ariya magambo tutasomye cyangwa ari amagambo y'umukara ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Bishatse kuvuga ko abayuda babaga bakiriye Yesu, babaga bakiriye isezerano rishya, bagombaga kumaramaza bagahamya neza ko yibizeye Yesu Kristo, ndetse ngo bashaka bakabizira. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Ntabwo rero ari ibintu byari byoroshye. Mwumvise hari amagambo uyu mwanditsi yagiye akoresha, yakoresheje amagambo. Iyo dusomye ku murongo wa 23 hatugaragariza neza uburyo. Umurongo wa 23 aravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranyije ari uwo kwizera. Ahangaha navuze ngo abayuda babaga bamaze kwakira Yesu Kristo, no kuvuga ko babaga bavuye muri rya dini rya Kiyuda ryabaga rigengwa n'amategeko n'imihango y'abayuda. Hanyuma uwabaga amaze kwakira Yesu Kristo, uwo baramuhigaga. Ariko rero uyu mwanditsi aravuga ngo niba warakiye Yesu Kristo, kuri wa murongo wa 23 aravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu. Hari n'abatinya guhamagarwa murokore cyangwa kwitwa murokore, cyangwa agatinya kwitwa hari umupantekote.
ariko uyu mwanditsi we yaranditse akangurira abayuda babaga bamaze kwakira Yesu Kristo, aravuga ngo reka da, ibyo ntabwo ari ibyo guhishwa, ahubwo ugomba kubyatura abantu bakabimenya. Ari naho haje muri wa murongo watubwiye ngo yemwe ko mwababaranaga ngo n'ababaye ngo ndetse ngo mwemeraga no kuba mwagira iki, mwakwitanga. Numva ari amagambo yoroshye, ni amagambo akomeye agenda aherekezanya. Nk'uko namaze kubivuga, babaga bafite sinzi nuko babaga bafite ipfunwe ryo kuvuga ngo bakiye Yesu Kristo, babaga bafite ipfunwe ryo kuvuga ko bakijijwe, babaga bafite ipfunwe ryo kuvuga ko bakiye umwami Yesu, bitewe nuko babaga bavuye mu idini rikomeye kandi rigize iki, ryemewe n'iki, ryemewe n'ubwami bw'icyo gihe. Urumva rero ntabwo byari byoroshye, ariko uyu mwanditsi agenda abakomeza ati nyamara bwoko bw'Imana mwakiriye Yesu Kristo, mukomeze kwatura ibyiringiro byanyu, kuko wasezeranyijwe ari uwo kwizera kandi azatubikira ubugingo buhoraho. Nidukomeza kumwatura tugakomeza kugira ibyo byiringiro, uwasezeranyijwe n'uwo kwizera, bene data no kubikora azabikora. Icyo ufanda kwigingira kugira ngo wikomeze kuri Kristo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe, kandi Uwiteka Imana iturengere mu izina rya Yesu. Ahangaha navuze ngo umuntu aragerageza reba asiganiwe n'iminota, umuntu aravuga bikeya. Iyo usomye uru rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10, naho ngaho turakomeza kuvuga kuri ayo magambo, ugasoma umurongo wa 26, aratubwira ngo niba dukora ibyaha nkana, tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha, kuko n'ubundi uwo muntu yakoze ibyaha azi ko ibyo ari ibyaha. Avuga ati rero nta kundi kubabarirwa kuba guhari keretse kwatura ibyo byaha akabivamo akabireka, ariko adakomeje kwikururiraho kubikora kugira ngo afatanye n'abandi bakora ibyaha. Aravuga ngo ntihaba hagisigaye ikindi gitambo cy'ibyaha, ahubwo ngo ikiba gitegerejwe n'umuriro. Imana itugire neza kandi Imana idufashe kugira ngo bakristo bene data twihanire kureka. Imana igiturengera ku manywa na nijoro kugira ngo tujye twiyinira umunsi ku munsi, turebe niba duhagaze mu byo kwizera, cyangwa turebe niba nta gishuka umwanzi Satani yabashije gushuka. Imana itugirire neza. Aho ngaho rero niho yakomeje yandika ayerekana ko abagendera muri uwo murongo biba bisa naho ari ubuyobe. Kandi umwanditsi yakomeje yibutsa abo bakristo cyangwa abo baheburayo cyangwa abo bayuda bakiye Yesu Kristo, akomeza abibutsa igihe bari bafite agakiza katajegajega, igihe bari bindiye. Iyo tuyivuze rero kuri aka gakiza katajegajega, n'ukuntu abo bakristo, n'ukuntu uyu mwanditsi yakanguriraga bariya bakristo kugira ngo bamaramaze, urareba muri iyi minsi uw'iryo jambo warisoma kugira ngo rimufashe, ni nka wa wundi wagize winjiye mu gakiza ahunga ibyaha, akavuga ngo Mana ngize amahirwe. Ntabwo atandukanye na wa wundi winjiye mu itorero cyangwa wagiye kubatizwa hari umukobwa yabonye mu itorero. Abo biratandukanye. Cyangwa na wa wundi ugiye kubatizwa hari umusore yabonye mu itorero. Ibyo biratandukanye. Cyangwa n'uwinjiye mu itorero agiye gushaka izina. Ibyo biratandukanye. Umuntu winjiye mu itorero ahunze ibyaha,
atandukanye n'abo ngabo. Niyo mpamvu aya magambo buriya uramutse uyasomye uwo nguwo yarushaho kuyumva, ariko hari utayumva. Ni amagambo aboneka kuri uyu murongo, ku murongo wa 32. Ni amagambo akomeye, aravuga ngo ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. Uhagarikiye ahangaha, hari abantu mu gihe cyashize, hari abantu bakizwaga bakavuga ko bakiye Yesu Kristo, yaba ataha mu rugo ababyeyi bakavuga ngo ntabwo urarutahamo, kandi akagira iki, akavuga ngo ese atari uko utarutahamo no guhindura agakiza nafashe, no guhindura umwami Yesu Kristo nakiriye, iyo mbishyize ku munzani ni ikihe nahitamo? bumwe umwami Yesu Kristo akamurwanirira mu bundi buryo, ariko ayo magambo akaba yaragize iki, yarayabwiwe, cyangwa agakomeza agahata, bageraho bakavuga ngo ni uwacu, reka dupfe kumutunga gutyo, reka dupfe kumwakira gutyo. uwo nguwo rero aya magambo aramutse ayasoma akavuga ngo ninjiye mu itorero hari icyo ndimo guhunga, ayo magambo arayakira akavuga ngo nibutse cya gihe koko, agasaba kugira ngo Mana ungarurire bya bihe. Gusa ubundi umuntu yasaba ibihe atigeze agira. Bakristo bene data, muri iki gihe cyo kunamuka rero, muri ubwo buryo navuze, abantu bari kwinjira mu itorero bakurikiye ibintu bitandukanye nk'ibyo ngibyo. uwo nguwo rero nawe uramutse umubwiye ayo magambo twasomye cyangwa tumaze gusoma, ngo ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, yarakomeje ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Urareba ugasanga ayo magambo ari amagambo akomeye cyane cyane. Ayo magambo iyo wibutse uko intumwa zagiye zipfa, ibyo ngibyo nkunda kubigarukaho nkumva bene data, ni ibihe banyuzemo kandi bikomeye. Wabona intumwa mugenzi we irishwe, undi agasenga Imana akavuga ngo Mana amaze gusobanukirwa neza urwo Yakobo apfuye akikwizeye, mbese ngewe nibingeraho Mana ndabona ziriya mbaraga, nawe agasaba imbaraga kugira ngo biramutse bimugezeho nawe agende avuga ngo ibendera ya Yesu irazamuwe, akirinda gucika intege weho kugira ngo agire iki, asenge cyangwa avuga ngo Mana ibi bintu bimeze gutya, wagasenga avuga ngo Mana ndagushimira, wafashije Petero bamubambye bamucuritse, ariko se ngewe Mana nibingeraho mbese imbaraga ndazikura he? Mana nyongerera imbaraga kuko maze kumenya aho Petero agiye, nanjye arihonge. Agasaba ashaka kugira ngo akomeze gutumbira imbere. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, niyizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Arakomeza yerekana abo bantu, agenda batera umwete, aravuga ati mwibuke igihe mwabaga muvuye mu byaha, igihe mwabaga mumaze kubatizwa, mugaragaje neza ko mwinjiye mu itorero, hari ibintu byagendaga bikwiruka inyuma, wahindukira ukavuga ngo ariko mwanyibesheho, ntimuzi ko nakijijwe. Ibyo ngibyo abantu bagasa naho bakureba igitsure cyangwa bakakureba nabi, ariko ukagira iki, ugakomeza ukamaramaza. Uyu mwanditsi rero yibutsa abantu babatijwe
babambwe bashaka gushyikira agakiza k'Imana barimo guhunga ibyaha. Abibutsa aya magambo arababwira ngo mwibuke mwabaga ibishungero, bakabatuka ariko mukagira ngo ndakomeza ndebe imbere. Benshi bakabatuka mukavuga ngo ibitutsi ntacyo byantwara kubera ko nakiriye Yesu, uwo nakiriye ndamuzi. Abandi ngo bakababara, bakemera uwo mubabaro bakawunyuramo ariko bagakomeza gushinyiriza, bakavuga ngo nyamara ndareba igihugu turimo, avuga ngo ibendera rya Yesu riramanitse, agakomeza yigira imbere. Aho ngaho niho umwanditsi yongeye kwibutsa yemwe bakristo bene data, abantu bari mu nzira imeze gutyo, ariko n'uwinjiye mu itorero yenda hari igihe wasenga Imana ukavuga ngo Mana, nubwo nta cyifuzo nagize kimeze gutyo, ariko nanjye mfata ubugingo buhoraho nzabubone. Byashoboka ukaba warinjiye mu buryo butandukanye, ariko nawe ugasaba Kristo akagufata, nk'uko Sawuli yaragiye i Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, Kristo akamusanga mu nzira. Mana tugire neza kandi Mana idufashe mu izina rya Yesu. Hanyuma arongera avuga ngo abo bantu bihanganiye ibyo ngibyo, ngo abo bantu bihanganye, arongera abibutsa ati yemwe mwebwe mukomeze kwihangana. Kuri uyu murongo wa 30, kuri uyu murongo wa 32, navuze umurongo wa 39, aravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Umuntu yakagombye kuvugaho byinshi, ariko umwanditsi nawe yaravuze ngo mwamagana bica gahunda. Iyo ugize rero, njya nkunda kubivuga, usibye ko yenda iri ni iteraniro rya mbere, ariko ari nk'iteraniro ribugeze saa 9, bitewe nuko nateranye iteraniro ry'abantu babyukaga saa 9 bakagera ku rusengero saa 3. Iryo teraniro uramutse urengeje iminota ntabwo waba uri kumwe naryo, baba bagiye kera ubabona ariko barangije kugenda. Ngo rero biba bisaba kugira ngo nabo baruhure batagusiga mu rusengero. Mwihangana bajya kure n'abanyabwunyu, ni Nyabwunyu na Kajumo, abo ngabo muragenda hakiri kare Imana bagire neza. Ariko twebwe ngo ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite gutegereza kagakiza naho ibibazo byaza, tugategereza twihanganye kugira ngo Umwami nazahemba bihanganye, nawe uzabonekemo nanjye mbonekemo. Birashoboka ko hari ibishobora kuba byarakugamburuje nawe ugashaka gusubira inyuma. Nubwo ntasomye aya magambo abanza, aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ndagira ngo nkwiginge mwene data, nk'uko uyu mwanditsi yagize ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera n'isezerano rishya, kandi mbiginga kugira ngo buri muntu ashikame mu byo kwizera. Ariko birashoboka ko ushobora kuba uri guhura muri iyi minsi niba uri gushaka kukugamburuza, niba uri guhura n'ibishaka kukugamburuza ibintu bitandukanye, ugasanga byakugamburuza, cyangwa ukaba ubona ibintu byose. Iyo umuntu ibintu byose, reka mbabwire bene data, iyo umuntu abona ibintu byose abyemerewe, jya umenya ko waguye, jya umenya ko waguye. Reka ntatinda, tugiye gusenga Imana hamwe n'ijambo ry'Imana. Birashoboka ko hari aho ushobora kubona warageze ukabona birashaka kukugamburuza, ukabona irimo kugenda ushaka gusubira inyuma. Ngo ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo turagira iki? Ahubwo turakomeza urugendo. Niba hari imbaraga nya cyangwa intege wagize umwanzi Satani agenda kwereka, icyo ashaka ni ukugira ngo azabone abantu benshi arimbukana nabo, ariko ujye umucika iyo wageze mu materaniro, kuko tugira amahirwe iyo tubonye uyu mwanya, ni wa mwanya wo kongera guhamagara ngo Mana, na cya kindi ndakibutsa umwanzi yari yandiganyije, yashakaga ko nzarimbukana nawe, ariko ngiriwe ubuntu ngeze imbere yawe. Hanyuma umuntu akisuzuma, yamara kwisuzuma akiyereka Imana. Ahangaha njya nkunda kuvuga nti ntawe umuntu yahatira gusaba Uwiteka imbabazi cyangwa no kwiyuzuza n'Uwiteka, ahubwo uko wiyereka Uwiteka Imana ariko akubona, uko umwereka n'umutima wawe wumva ushaka
ushaka kumusanga n'inzara n'inyota n'ibyo umwanzi satani yakuriganyije ushaka kugira ngo Uwiteka kubabarire, Uwiteka ariko kubona. Ariko ibyo ngibyo bene data, niba urimo urabihamisha, guhaguruka hanyuma dufatanye gusenga Imana. N'ubundi turinginga pasiteri asenga Imana. Namara gusenga Imana, turasaba mwarimu gafasha asengere abarwayi. Kandi ubwo tugiye gusenga Imana ntabwo turatinda, ko twaririmbye ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Wategereje ute? Wategereje neza. Imana itujye neza kandi Imana idufashe mu izina rya Yesu. Uri mwiza Mana, nanone turagushimiye.